inzara yadukubita nkagera gutya nkamanukana ibase nkayigurisha, ejo byakwanga nkamanukana isorori nziza nkayigurisha, ejo byakwanga nkamanukana ishuka nkaba ndayigurisha tukayirya, byanze matora ndayisohora, ubwo nayo mba ndayigurishije. None sigana mvuga ese Imana ko ibintu bimaze mu nzu umbwira ngo urantabaye bimeze bite, none ubwo najya gusenga none Imana si ukumvugisha, umva iramvugisha koko kabwiza mwana wanjye humura ndaje mwana wanjye, ubwo nkategereza nkavuga ati Imana iraje, bya bintu ro birashira, urambaye babyumva bishira mu nzu, bishize mu nzu dusigara turara kumukeka, nimba ikubwira ubwo nta kumate nishyizeho nuko byari bimeze, dusigara turara kumukeka, amashuka meza narayariye, nta kintu usigaranye mu nzu. Ikintu nakoze n'ubushobozi bwo kwishyura ya nzu ntibwari bugihari, mfata umudamu mujyana iwacu kwivuko ndamushyira ababyeyi, amara y'amezi aya 6, madamu namujyanye iwabo, mbwira mabukwe nabwa nti munsigarane sinzi imisi ugiye kumusigarana, ariko nanjye ndimo ndasenga Imana kandi hari Imana iri kumbwira, ndeka dutegereze Imana ikizakora. Arahabaye nawe hakubise umwaka yewe umwaka ngo byari byoroshye, ubwo akubita umwaka kandi ntashobora no kujyayo, reka da najyaga njya kubona nkabona yohereje nk'agapapuro, nagiye kubona mbona marayika w'Imana avuye mu ijuru, araza nsanga aho narindi ndi gusengera, ubwo ndi muri iyo nzu ngenyine, madamu yaragiye n'abana aho ku rusengero niho ndi. Arangije amanukana iparato yaririho ibintu byinshi, marayika arangije arambwira ngo byuka, mbona koko ndabyutse, arambwira ati ngaho fata, akora ku iparato ampereza ingata, iyo ngata yari ingata y'izahabu ikoze muri zahabu, nayifasheho rwose se uvuga ngo yarayimpereje mu ntoki, arambwira ati iyo ngata yishyire ku mutwe, nyishyira ku mutwe, arambwira ati dore rero igisobanuro cy'iyi ngata, arambwira ngo iyi kamera igisobanuro cyayo iyi ngiyi uzajya ureba ibintu byinshi mu ijuru, bazakwereka ibintu byinshi kandi ibyo bazakwereka byose ujye umenya ko ari ubutumwa. Arambwira ati imashini se uzi igisobanuro cyayo, ntihoya, ati shyiramo, ati shingaho shyiramo usye, shaka ikintu shyiramo ndakibura. Arambwira ati reba uruhande rwawe, ndebye uruhande mbona impeke imwe y'isaka, impeke imwe agasaka kamwe karya kamwe. Arambwira ati ngaho shyiramo, nesaka ngakura bona nagasye, imashini yagasye akantu urono byakunda, ati shyiramo, ariko ngashyiramo, shizemo arambwira ati ngaho usye, ndakaraga nkaraze mbona ifira manutse muri ka kandi kamwe. Arambwira ati rero igisobanuro cy'iyi mashini icyo uzashyiramo cyose kizemera. Ngiye kubona mbona bahereje umudayimoni wari uri aho ngaho mukuru, baramubwira ngo zamukana uyu mugati ujyane ku isi ushyira abahanuzi bacu, zamukana n'uyu muti ugende bashyire bavura abantu. Noneho mbaza Imana ntese ubwo ibi bintu ndeba ni ibiki? Aturiya mugati isi uko bawita, ntoya, aturiya mugati buriya bawita ngo ni ijambo ritagira ireme, niko witwa. Uriya muti wo ni imyizerere idahwitse, niko witwa. Arambwira ngo dore rero uriya mudayimoni ubijyanye ku isi yitwa bihwehwe. Uriya mudayimoni ureba agiye gukorana n'abahanuzi batumvira Imana ku isi. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Beora washyingiwe uyu munsi. Umugisha w'Imana ube kuri wowe. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo twicare tuganire nk'umugeni wa Kristo aho ari hose ku isi, mu bihugu waba urimo bitandukanye kandi n'ibihe waba uri gucamo bitandukanye. Ni umwanya mwiza kugira ngo twongere tuganire nk'umugeni. Mbese uracyafite mu mutima inzira z'igisiyoni? Bibiliya ivuga ko abo bantu ari abanyamahirwe, kuko niyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Ni igikombe kibi, ntabwo ari cyo ngambire kwigisha mu iki kiganiro, ahubwo nagira ngo munyemerere duhikaze mwene data dusuhuze natwibwire tuze kugendana tuziranye. Ni karibu. Yego, nitwa mikrofone. Nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney. Iyo yizamura ukayegereza umunwa neza nibyo byiza, ndi kumve neza kurutaho. Yego, aho nta kibazo. Nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney. Yego. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri. Sengera hariya ku itorero rya National.
ndi umukristo wa ADEPR. Yego, urakoze cyane, tuguhaye ikaze kandi duhaye ikaze n'umugeni wa Kristo ahari hose ku isi udukurikiye, yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hirya y'u Rwanda. Nzi neza ko itorero riri rimwe mu moko kataramwe, ishima izina rimwe, ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose. Ni munyemerere dusenge twakire mwene data atuganirire, ariko by'umwihariko mu kintu nifuza ko tuganira, igihe dutumira abantu tujya ngo tuganire ku buhamya bwabo. Ubuhamya uranyemerera bwo tubushyira undi munsi, ariko uyu munsi turaza kuganira ku butumwa Imana yaguhaye bujyanye no kujya mu ijuru. Ibyo wabonye, uburyo icyo umuntu akwiye gukora kugira ngo azagereyo amahoro, ndetse n'ikibuza abantu benshi kugerayo kandi bari bafite n'iyo ntego yo kujyayo. Nyemerera mbanze nsenge hanyuma tuguha akanya. Amen. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urera urakiranuka ibihe byose, ntabwo uhinduka, uko wari kera ni kuri kandi kuzahora iteka ryose. Urera ku wa mbere, urera ku wa kabiri, urera ku wa gatatu, urera ku wa kane, urera ku wa gatanu, urera ku wa gatandatu, urera ku cyumweru, wera mu mpeshyi, wera mu itumba, wera abantu bakoze ubukwe, wera abantu bapfushije, wera abantu babyaye, wera abantu inda zavuyemo. Uri Imana yera bidatewe n'ibihe turimo. Amen. Ahubwo kuko kwera ari ibihe byawe, kwera ari kamere yawe. Amen. Ndagushimiye Mana, kandi natwe waduhamagare kuba bera. Nuko rero tubanze gucishwa bugufi no kuvuga izina ryawe. Twe turi abantu, ariko uri Imana, ubanza utweze, hanyuma utwemerere ube muri iteraniro ryacu. Kuhaba kwawe kuratumara ubwoba n'agahinda, kandi kuhaba kwawe kurakumira gukora kwa Satani kose. Amen. Yaba kuri twebwe biciye mu kiganiro ndetse n'udukurikiye. Yes. Kandi kuhaba kwawe biraduha kunguka ubwenge bwo kukumenya, yaba ari twebwe turaha n'udukurikiye. Urakoze, nsaba imitima y'abakurikiye iki kiganiro. Ndabizi ni wowe muhinzi, natwe turi imbibe cyangwa se turi imirima. Dusengeye imitima yacu kugira ngo uyibibemo ijambo ryawe. Turisabiye twebwe bari kuri kamera, abari kuvugira kuri izi mikoro, kugira ngo ushyire amagambo yawe muri twe, kuko ari zo mbuto zikwiye kubibwa muri iyi mirima. Kandi Mana, naho wadukoresha nk'ababagazi, naho wadukoresha nk'abuhira, ariko ingemwe wateye mu mitima y'abantu gakomera. Urakoze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu rero. Bona nivuze nibwiye abantu, wenda ubwo urumva hari abantu bagiye kumbona aribwo bwa mbere. Yego. Ni byiza rero nyine ko tuganira, ariko banamenye nyine bamaze kumenya. Urumva nivuze, ariko reka rero mbaganirize gato ku buhamya Imana yampaye, cyangwa se ku butumwa Imana yampaye. Hanyuma ubundi jewe nakira agakiza, urumva hariho wenda nahera kugira ngo nunyumva nawe amenye ngo nakijijwe ryari. Nakira agakiza mu mwaka wa 2005 nibwo nakijijwe, nibwo nakiriye Yesu. Maze gukizwa rero nakijijwe mfite umudamu, mfite n'umwana umwe. Ubwo twakijijwe madama twite umwana wa kabiri. Hanyuma rero ubwo maze kwakira Yesu, maze gukizwa, natangiye ubwo nkorera Imana. Nkizwa ariko mvuye ahantu habi cyane. Nari umusinzi, nk'itabu, nk'inzoga, nari nguwe nabi cyane. Ubwo rero Imana ingirira neza, impa agakiza, ndakakira. Maze gukizwa rero nageze mu nzu y'Imana, nza ndi umuntu w'indushyi, urushye, ubabaye. Numva nari mbabaye cyane. Hanyuma rero ikintu nari nzi, numvaga kuri ngewe, numvaga ko ningera imbere ya Yesu wenda ari bumbabarira ibyaha, ariko nta kindi kintu najyaga nteganya. Numvaga ngo wenda azampa ikindi. Numvaga icyo shaka ari kugira ngo mbabarire ibyaha byanjye. Icyo numvaga, nta kindi natekerezaga. Hanyuma maze kwihana, maze gukizwa, maze kwakira Yesu, umuntu umwe ndibuka yigeze kunsura, ari umukozi w'Imana. Ageze mu rugo arampanurira, arambwira ati Imana irambwiye ngo izakugira umuntu ukomeye, Imana izaguha umugisha, Imana izakuzamura. Hanyuma rero jewe ubwo ntago nashoboye guhita mbyumva ako kanya. Urumva nibwo nari ntakira agakiza, ariko nyine uko ngenda numva ubuhamya bw'abantu ab'Imana yagiye igirira neza, nanjye ngenda byumva, nuko bintera kwizera Imana.
hanyuma rero naje nkomeza kubana n'Imana, nkomeza gukorera Imana, nkomeza gusenga, ariko ntangirana n'ibigeragezo. Narabanje mbere na mbere nkimara kugera mu nzu y'Imana, nabanje urumva nagiye n'ubundi ndindushyira aho ngaho, ariko maze kugera mu nzu y'Imana maramo nk'umwaka umwe. Muri uwo mwaka umwe Imana impumugisha, ntangira gukora, ndacuruza. Icyo gihe rwose mbona amafaranga, biremera, tugira ubuzima bwiza. Ubuzima nari ndiba mu gipagani burahinduka, n'abantu benshi twabanaga babona ko nahindutse, babona ko hari ikintu cyahindutse ku buzima bwanjye, ndetse byagiye bitera abantu benshi kwizera no gukorera Imana. Abantu barakizwa benshi kubera uburyo babonaga Imana nanjye yangiriye neza. N'uwo nabwiraga ko Imana yangiriye neza yarabibonaga kuko nari meze nabi. Ubwo narakijijwe, ntangira noneho kujya menya kwambara neza. Ubundi sinarinzi kwambara neza, ntabwo ushoboraga kwambara ipantaro nkayimarana imyaka 5 ari imwe nambara. Nuko maze gukizwa rero, Yesu yatangiye kungisha kwambara neza. Mwuka wera akajya nsura akanganiriza, akambwira ati ugomba kwambara umwenda ufuze, ugomba kwambara gutya. Agenda anyigisha, udufaranga aratumpa, ntangira kujya ngura imyenda, ngura inkweto nziza, ntangira kujya nambara neza mbega nk'umuntu w'Imana. Noneho rero umugisha, Yesu ampa umugisha. Mu mwaka ukurikiye wa 2 maze gukizwa, nabonye umugisha mwinshi cyane, Imana ingirira neza. Nuko noneho rero ubuzima bwarahindutse mu rugo, ari mu ruhande rwanjye, ari mu ruhande rwa madamu. Urumva ukuntu twari tubanye mu gipagani, twabanaga dushihana, ayo mbonye yose nkayanywera, ugasanga turi mu buzima wibugoranye cyane. Nuko ariko ubwo maze gukizwa, twadufaranga twose Imana impaye, nkamugurira umwambaro, nkamenya ko mu rugo hakwiye intebe, nkamenya ko mu rugo hakwiye televiziyo, nkamenya ko mu rugo burya umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akanywa icyayi akarya n'umugati. Ibyo sinari mbizi. Ubuzima rero buraza mu rugo. Noneho ndibuka ndimwe ndota inzozi, ndota nagiye ku ishuri. Noneho umuntu umwe araza aransura w'umukozi w'Imana, ndamuganirira, ndamubwira nti Imana yangiriye neza, nti noneho narose njya ku ishuri. Ubwo hari ku ishuri rimeze gute, rya primaire, rya secondaire, rya kaminuza? Narose nagiye mu ishuri, urumva ni inzozi. Narose njya mu ishuri rya primaire. Wambaye kaki? Nambaye kaki. Mbona ngiye mu ishuri. Noneho rero aransura, arambwira ati buretse gato, ukibirota watekereje iki? Watekereje ko Imana igiye kukugira neza kagusubiza mu ishuri? Watekereje? Nukuvuga ngo nkirota. Rwose sinkubeshya, urumva kuko umugisha nari mfite umugisha. Imana yarampa umugisha, ndimo ndacuruza bigenda. Noneho rero ngewe numvise ko kubera ko amashuri yanjye n'ubundi ari makeya, naravuze n'ubu ngubu Imana inyongereye, noneho igiye kumpa n'uburyo bwo kwiga, noneho niga amashuri minuzi. Arewe. Nuko rwose nuko nabyumvaga. Hanyuma rero ubwo umukozi w'Imana rero asuye, mubwira rero ukuntu narose. Imana ni igitangaza, impaye umugisha, inangire neza, ntibujya gukizwa n'ibyiza. None narose Imana injyana no mu ishuri, ndabona ngiye kwiga none nkaminuza n'amashuri. Yego. Nuko aransengera avuga ati ariko iryo shuri ryo uryitondere, nta wamenya, ati hari igihe wasanga ari bigeragezo ugiye guhura nabyo. Nuko ubwo amaze kumbwira gutyo, ntago nabyumvaga nyine. Mu minsi mike rero bwa bucuruzi bwaranze, ntangira guhomba, gucuruza biranga. Mu mujyi rero icyo gihe nacuruzaga, narazunguzaga. Icyo gihe narazunguzaga, nzunguza ibikapu mu mujyi hariya, buriya mu mujyi narahazungurije cyane. Azunguzaga rero ibikapu mu mujyi, nkacuruza, nkabona amafaranga rwose menshi. Twajyaga tubyicuruza tukitendeka ku maboko, ku buryo wahuraga n'umuntu ukagira ngo afite igihuru kimuzengurutse kubera ibikapu byinshi cyane. Ubwo rero muri icyo gihe rero amafaranga ni nkubwira ngo narayabonaga. Imana iyo yaguhaye umugisha ntako bisa. Nararanguraga nashyira umukiriya, naba njyanye amashakoshi 10, nibura yagura mu macaka agura 5. Hari naho nageraga akayagura yose. Kandi ubwo iyo naranguye wenda 2 akama nka 5. Yego. Naracuzaga nkabona amafaranga. Nuko ubwo rero bitangira kwanga rero. Mu mujyi batangira kutwirukankana, batangira gukora gahunda yo kuzunguza, haza mbega baratwirukankana batubuza gucuruza mu mujyi, kuzunguza barabica rwose. Bitangira byanga rero, amafaranga manayabuze. Maze kuyabura rero, bwa buzima ndayo nari mbaye bwatangiye guhinduka. Ubwo nari naraguze intebe nziza, naraguze televiziyo, naraguze matora, mfite ubuzima bwiza mu rugo, tudashobora kubura icyo turya ibyo dushatse. Navuga nti duteka inyama tukaziteka, nuvuga ngo icyo nashaka kurya cyose nicyo mwaryaga, nicyo twaryaga. Amafaranga rero abarabuze. Agakiza ni keza. Byari binanejeje cyane. Gukizwa uhita ujya ni nko kuvuka ugasanga iwanyu bafite nido, bafite utuntu twose. Rwose. Ubwo rero namaze kubona ko ubuzima bumaze kumera neza, numvaga gukorera Yesu nta kizamunkuraho. Nuko ubwo rero maze bimaze kwanga rero,
ibigeragezo byaraje rya shuri koko ryambereye ishuri uko wamuvandimwe yakabimbwiye. Hanyuma rero ikintu yarambwiye ati wite ku gushaka Imana, wite ku gusenga cyane, ujye ukunda gusenga, ube hafi y'Imana. Iyo umuntu ari mu bigeragezo ntasenge aragwa. Nuko ubwo natangiye rero gusenga, ntangira gusengera ahashoboka n'adashoboka, nkajya nirirwa mbaza abantu ntimumbwira ahantu basengera. Numvaga ikintu rero numvaga ko ninjya mu gusenga nisenga amasengesho menshi Imana irongera ikampa andi mafaranga. mbese ishuri ritarirangira. Numvaga buriya rero hari abantu bajya bibeshya ko wenda amasengesho menshi yatuma Imana iguha amafaranga. Nta masengesho n'abankurikiye banyumve, nta masengesho wabona usenga kugira ngo Imana izaguha amafaranga, ntayabaho. Ibyo Imana idukorera byose ni ubuntu ibiduhera, nta kiguzi nta giciro, ntacyo wabona. Naratangaye rero, natangiye gusenga nshaka Imana, avuga ni Imana, nayibwira ni Imana ko amafaranga byanze, ko ubukene bumeze nabi, bimeze gute. Najya gusenga Imana noneho nta buhanuzi, nta numpanurira, nta numbwira ati nibura iraje. Ubwo rero natangiye gusenga mbabaye rero, abese Imana ko nkajya mu banyamasengesho, umuhanuzi akaza agahanurira abandi akagusiga, yangeraho akambwe ntagire n'ikintu ambwira, akagusimbuka, akasimbuka akigendera. None ntangira kuvuga nti Imana banzi ibyaha rero utarabimbabariye. Numva ukuntu byari bimeze. Ubwo ubukene kandi niko bumeze nabi, burakomeje. None ndibuka umunsi umwe Nyirinzaraza kunyishyuza, mbura amafaranga yo kumwishyura. Arambwira ati ubwo amezi abaye angahe? 2 utishyura. Nishyura anyihanganira. Agarutse bwa gatatu nahereye ku ntebe, intebe mba ndazigurishije, uramwishyura. Nahereye ku misego y'intebe. Nari mfite intebe bita ntangiye ubuzima. Yego. Ubwo intebe mba ndazigurishije, maze kuzigurisha nako ngurisha imisego, ya misego ndamwishyura. Inzu nayishyuraga ngahe? 4,000. 4,000 byishyuraga inzu icyo gihe. 2006 4,000 byishyuraga inzu. Kandi ubwo nabaga mu nzu y'icyumba na saro. Yego. Hanyuma noneho byari ibyumba 2 na saro. 2 na saro. 2,000. Byari 7 na saro. Byari 7,000 ndabyibutse. Noneho ntangira kuyabura. Ubwo urumva mpereye ku misego. Kandi ubwo mu rugo abana barabura igikoma, madamu yarabyaye, afite akana gatoya, na wa wundi dufite umukuru akabura igikoma, akabura n'isukari. Inzara yadukubita, nkagera gutya nkamanukana ibase nkayigurisha. Ejo byakwanga nkamanukana isorori nziza nkayigurisha. Ejo byakwanga nkamanukana ishuka nkaba ndayigurisha tukayirya. Buriya rero gusa ikintu cy'Ikigali cyiza, Ikigali buriya ikintu wagurisha cyose warigurisha mu nzira rwose urikuramo gahita uritanga. Ifuruje namanukanaga ifuruje 2 nakubita nazikomanya ari 2 murama ngahe bakugereka make ariko bakayaguha. Kigali ahantu nari ntuye muri kazi yitwa Nyagakoki, abantu bayizi Kimisagara hariya. Iyo karitsiye rero nta kintu batagura kibaho. Noneho rero ubwo inzara ritangiye kunkubita, bati kwa Murokore noneho ibintu babimaze mu nzu babigurisha. Ubwo nasenga Imana ati cwe iranyihorera, noneho ndavuga nti se Imana ku ntacyo umbwira kandi byagenze ute? Warane ibyaha byanjye ntago wabimbabariye, byagenze gute? Wantangije umugisha none birangiye umugisha nkubuze. Rya shuri se birangiye kuko ribiri imbere y'ishuri. Imana kanyihorera. Nyirinzara yagaruka, agarutse bwa kabiri ngurisha intebe nazo zishira mu nzu. Ubwo ndagumize ndarwaje nteje Imana izampa umugisha, ejo bizemera. Noneho ndibuka njya gusenga umunsi umwe, noneho umuhanuzi araza ahanurira abantu, ariko noneho anyuraho yanga kumpanurira. Turi ahantu mu buvumo, twazengeraga ahantu mu buvumo bwabaga hariya Ikarama, na ahantu bitaga bakunda kwita Jangwani ku bantu b'abanyamasengesho barahasi. Noneho umuvumo ariko ubu baracyakorara. Umva simenya Imana yaje kutubwira ngo tuvemo kuva ubwo sinasuye mu buvumo. Sinzi niba bagihasengera, niba batakihasengera sinabimenya, ariko ngira ngo buri hashoboka ko babakihasengera. Nigeze kumva avuga ko ari umuntu hakodejeje ngo uzajya yishyuza abantu ugiyemo akamwishyura. Ntacyo bitwaye. Ubwo rero nubwo maheruka sinongeye gusubirayo kuva Imana yatubwira ngo tuve mu buvumo. Noneho ubwo umuhanuzi rero yanga kumpanurira, anyuraho aragenda. Ageze nk'ara ubwo abandi yabahanuriye, ariko ngiye yanditse aragenda, ageze nk'ara hirya zambaraga z'umukabera ziramufata, noneho amererwa nabi. Yagarutse akamba aragaruka ansanga hondi kumpanurira. Rero byari bimeze nko kunkura umusozi hejuru. Umusozi wumvaga nibuze ukeneye ijwi ry'Imana. Reka ngure muvandi,
niba hari ikintu kibaho cyiza ni ukumva ijwi ry'Imana mu gihe, yego, kumva ijwi ry'Imana urikeneye, ibyo biranezeza, bihita bikwibagiza imibabaro yose wababaye. ni ukuri kandi ivuga neza. Sinzi niba byarakubayeho. Yego, Ubwo yarampanuriye arambwira ati Uwiteka arambwiye ngo mwana wanjye ibiri kukubaho byose ndabizi, tuza umutima ndaje kandi nje kukugirira neza. Imana ishimwe. Nanjye ndavuga nti Imana ntaha merewe neza, avuga ati Imana ndumva ntambwira madamu ibintu Imana yambwiye igiye kunkorera. Madamu nyine aranezerwa ariko ntibyamufataho cyane nk'umuntu tutari turi kumwe. Bukeye ubwo nanjye nirwa muri morale mvuga nti ubwo nyiri inzu ntago azongera kuza kunyishyura mbura amafaranga, ngiye kubona amafaranga mwishyure, nkajya mbibwira na madamu, nuko turasenga turizera. Bukeye nyiri inzu aragaruka nta mafaranga, kandi ubwo nanone amezi arongeye abaye 2. Byanze matora ndayisohora, ubwo nayo mba ndayigurishije. None sigana mvuga ese Imana ko ibintu bimaze mu nzu umbwira ngo urantabaye bimeze bite, nane ubwo najya gusenga noneho Imana si ukumvugisha, umva iramvugisha koko, kabwiza mwana wanjye humura ndaje mwana wanjye. Ubwo nkategereza nkavuga ati Imana iraje, bya bintu ro birashira. Urambaye babyumva? Yego, Bishira mu nzu, bishize mu nzu dusigara turara kumukeka. Nimba ikubwira ubwo ntaga kumatera ishyizeho, nuko byari bimeze. Dusigara turara kumukeka, amashuka meza narayariye, nta kintu usigaranye mu nzu. Ikintu nakoze n'ubushobozi bwo kwishyura ya nzu ntibwari bugihari, mfata umudamu mujyana iwacu kwivuko, ndamushyira ababyeyi, amara y'amezi 6. Ubwo nanjye ndi i Kigali ndacumbitse, ndiho ndavuga nti wenda ejo Imana izabikora, ejo izabikora, 6 mbona arihiritse, nta kintu Imana ikoze. Nanjye ncumbitse mu rugo rw'undi mugabo kandi gikomeze kuvuga. Yaramvugishaga, ubwo yamvugisha ariko nkabigenderaho ukwezi. Ukwezi kwashira amarira kongera akagaruka, najya gusenga ikongera kankubita ikindi kinya, nkongera ngataha. Nkunda Imana. Ntago yagukurira baho, no kuvuga ngo iguteza ibi ushaka kugira kwemera ko ibibazo ibigeragezo bikugeraho, ariko amahoro yayo akakuba hafi. Yego, noneho ubwo nubwo nari meze gutyo numvaga afite amahoro. Binkomeranye rero ubwo ngira madamu, ndamubwira nti rero njya mu ngi wacu, ndavuga nti madamu najyanye iwacu, none ababyeyi bazamurambirwa, nanjye ubwo kandi nabuze uburyo najyayo, byaranyobeye. Sinzi ukuntu nagize gutya, mbwira umuntu w'inshuti yanjye, ndamubwira nti mpa amafaranga njye kureba umudamu. Arwanaho amitike, ndagenda njya kumureba. Ngezeyo ndeba umudamu ukuntu yabaye mu cyaro, arahinga, ubuzima bwaramucanze, umva ntiyigeze ahinga, yarabaye nabi. Urumva ibintu byo mu cyaro, abana bo bararwaye, barwara ubutama burabyimba, buraza kubera imirire mibi yo mu cyaro. Urabizi umwana utwana dutoya twimpinja ukuntu tubaho mu cyaro. Hageze icyo gihe ikintu nakoze, mbwira madamu, namubwira nti rero reka nkujyane iwanyu, ababyeyi batazakurambirwa, mbe nkujyanye iwanyu nawe mbe mpagusize, hanyuma ndebe ko wenda hari ikintu Imana izakora. ko bitoroshye mwuka byara. Ugira ngo se biroroha? Ishuri ry'Imana abantu batarizi bagira ngo riroroha. Kandi Imana iyo yakinguye ntabwo ntacyo wakora ngo bihagarike. Imana yafunze nubwo wasenga ameze ati ntago byafunguka, ariko nanone ku isaha y'Imana yageze. Gusenga ntago bihindura Imana ngo imere nkuko dushaka kwimera, ahubwo gusenga kora dukomeza kukatugira uko Imana ishaka ko tumera. Mane kubera umugisha. Yego, nawe ndumva uri umunyamasengesho. Urumva noneho ubwo rero ikintu nakoze rero, madamu namujyanye iwabo, mbwira mabukwe ndavuga nti munsigarane, sinzi iminsi ugiye kumusigarana, ariko nanjye ndimo ndasenga Imana, kandi hari Imana iri kumbwira, ndeka dutegereze Imana ikizakora. Bose barakumvaga se bakumva imvugo y'Imana bakayiha agaciro. Nta urumva kuko nabonye imvugo y'Imana ifite agaciro kuruta impapuro mpesha mwenda. Hari impapuro mpesha mwenda beneri gira, y'icyo gipapuro gifite kiba kingana n'amafaranga yanditseho cyane rwose. Niyo wajya muri banki urakibaha ukaguha amafaranga ukeneye cyane. N'amasezerano y'Imana nabonye ari ukameze nuko rwose, nuko ameze. Ubwo mabukwe rero ni umukecuru. Yego, ibyo namubwira byose yarabyumvaga. None se ari ukuntu ubona n'abana bawe ukabura ikintu ukora, niyo yaba atabyakira neza ariko aremera akabyakira. None yakora iki? Nicyo cyiza cyo kwishakira mu bantu bakuze. None nta kundi ari kubigenza, yari bubyakire. N'ubundi ntiyamuguha yakurambirijeho kumuhindura ubuzima bwe. Ntago yari abizi. Ubwo arahabaye nawe akubise umwaka. Yewe
umwaka ngo byari byoroshye ubwo akubita umwaka kandi ntashobora no kujyayo reka da najyaga njya kubona nkabona yohereje nk'agapapuro akajya iwabo ni Butare yagenda akagashyira kuri bisi bakakazakazana ubwo nkazashiduka kangezeho akabwira nk'umuntu atuzakanshyire muri gare aha naha nari nzahana akunda kutwohereza kagera nkabona nk'agapapuro karande cyangwa yazabona umuntu uje i Kigali yabaganditsemo iki mu by'ukuri yabaganditse ngo iki umva ataho wansize n'ubu niho ndi ni imibabaro yanyandikiraga imibabaro ifitiye mu cyaro amwire se waradutaye ese uzagaruka ese bimeze bite ubwo ni ese wowe iminsi umaze i Kigali nta na 5 ubona ngo wohereze ubundi bite ubwo akabijya ambwiye ati hari ahantu akanyuza nkashyiraho nka nimero nkamubwira ati nimero uzayihamagare kuri uyu munsi n'uyu tuzavugane urumva byari bimeze nanjye rero nkazajya gushaka nkazaba amayinite ubwo nkazahamagara kuri wa munsi na ya saha nkahamagara ndashaka umuntu runaka ubwo nawe yabagaragiye abibabwiye wese hari telefone yagiraga twese twari dufite ibibazo we warubayeho uti i Kigali nari mbayeho ku buryo nari mbayeho niba ari umuntu warubayeho ubwo bikomeye ni ngewe urumva nabaga mu rugo rw'umuntu rw'umugabo n'umugore bancumbikiye ukora ikizi uretse guhora mu masengesho nta kindi nakoraga najyaga mu kazi najya gusaba akazi k'ubuyede nakora none ejo bakambwira bati wowe ntago uri umuyede uri umufundi ntuzagaruke kubera ntago namenyaga ikintu baheraho barandebaga bakabona ngo ntago kazi k'ubuyede ari akanjye ubwo ejo sinsubireyo nka ejo nkajya ahandi hari naho nagiye noneho barambwira bati uwari wampaye akazi yapatanye ajya kwaka amafaranga yo kumpemba bose aravuga ati wapa tu ntago ari umuyede wazanye umufundi uzabazana abayede nibwo nzaguha amafaranga ubwo urumva iyo uri mu bigeragezo rero hari umuntu wigeze kutubwira ngo mu bigeragezo nta wisobanura iyo ushatse kwisobanura birakuvuna ubwo ubundi mbonye ko bikomeye nihase gushaka Uwiteka natangiye gusenga amasengesho menshi ay'iminsi 2 sinajyaga nyashobora natangiye gusenga amasengesho nkageza ay'iminsi 2 nkayasenga ayitatu nkayasenga ayine nkayasenga umva ndakurura nasenza amasengesho akomeye cyane ariko nshaka kugira ngo Imana impa amafaranga Imana ikanyihorera nkasoza amasengesho y'iminsi 3 Imana ikanyihorera ngataha hanyuma rero biza kugenda gute rero ndibuka umunsi umwe Imana inkorera igitangaza muri iyo minsi mbona amafaranga umuntu ari we yampaye amafaranga arambwira ati rero genda ujye kuzana umudamu wawe ubuzima bwose muzakubitwa ariko muri kumwe ako gatekerezo ni keza ni nyamira urumva umuntu w'umugabo yararebye aravuga se umugabo umaze umwaka urenga atabana n'umugore ubu ibintu bimeze bite ankubita amafaranga arambwira ati ni umukozi w'Imana rwose n'ubu ni inshuti yanjye arambwira ati akira amafaranga genda ujye gushaka ukuntu umudamu umuzana i Kigali ukodesha inzu hanyuma ubuzima bwose muzahure nabwo ariko muri kumwe n'umugore muri kumwe n'umuntu wese udukurikiye kandi nubwo nta mafaranga tumuhaye kuko ntayo dufite nakora icyo kintu iyo musenze muri babiri nyine namwe mu byumvi n'umubyizi wa babiri Imana isubiza cyane ababiri iyo umugabo n'umugore bafatanyije gusenga nukuri ni rimwe mu masengesho namo yagira imbaraga kandi yihuta mu gusubizwa ariko ushyizeho n'abana noneho Imana iruruka igahitiza cyane ahubwo ikindi kintu abantu batajya banamenya iyo hagati y'umugabo n'umugore yo hajemo ikibazo nushaka kube waranguzaga akenshi Imana nabuze uruhande ijyamo nyine ntijya ku ruhande rw'umugabo ntijya ku rw'umugore ntijya no ko iragenda igagara hariya mwamara gukemura amatiku mufitanye ikagaruka umugisha uhita ugenda yego njyewe narabibonye ndabizi rwose kuko nari naragerageje bikanga ariko nanjye sinamwirukanye urumva ni ibibazo amaze kuza rero umudamu ngo turicaye turasenga ubwo nkodesheje inzu maze kodesha inzu abagize gutya ya mafaranga ubumva yarampaye amafaranga menshi ngurana matora ngura ibikoresho byose shyira mu nzu adushyira mu nzu ngarura umudamu araza asanga none mfite inzu nziza ubwo nagiye kumuzana asanga rwose mu nzu hameze neza muri iyo minsi ntangira gukora mbona udufaranga none turimo turaza tutangira no kuza ntangira gusubira gucuruza mu nabiremeye hanyuma reka rero muri corona urabona corona ijya kuza ubwo urumva nasimbutse byinshi nasimbutse byinshi urumva byinshi cyane n'imyaka myinshi hanyuma rero muri corona ijya kuza yamaze kuza ubuzima buranga inzu mbura amafaranga nishyura nanone kandi ntiwumva ko corona inteje ibindi bibazo nanone yego si we wenyine
ntago ari jyewe njyenyine n'abandi bose. Noneho nkaba rero urumva nari narabaye umuvugabutumwa ubwiriza ubutumwa hirya no hino abantu banzi. Noneho rero ubwo kandi nkaba umudiyakoni ku rusengero iwacu. Hanyuma rero ndibuka hari umugabo twari duturanye witwa Hamada, nabaga iyo nzu nabagamo niwe yishyuzaga, ariko nawe akayishyuriza umuntu. Rimwe aza kunyishyuza asanga nta mafaranga mfite, arambwira ati pasiteri rero ati ntumbwire ngo wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ati ubwo ndajya ku rusengero iwanyu ntangira abakristo bawe mbwire na pasiteri wawe bafatanye bakwishyurira iyi nzu kuko ndabona warabuze ayo nyishyura. Ndamubwira nese ko najyaga nishyura ko nayabuze ugiye kuneza abakristo ku rusengero. Arambwira ati ndajyayo. Uwo musaza rero nta mikino yagiraga kuko atangira kujya ahura n'abana ati pasiteri wanyu rero ati ndabona